aramubwira ati njyewe na Auntie Sarah agiye kukubera mama wawe mishyashya. Umwana yarishimye ahita yirukanka ajya guhera papa wiwe cyane ko yari yarabimusabye igihe kinini. Aramubwira ati papa urakoze cyane. Arangije ahita ajya guhoberana Auntie Sarah. Arangije aramubwira ati urakoze kwemera kumbera mama. Arongera aramuyambira disi. Bari bishimye cyane. Papa wiwe ubwo yahise amubwira ati mukobwa wanjye ngaho ugenda hejuru mu cyumba cyanjye unzanire telefone yanjye. Ubwo basigaye muri salo. Paul ati ndashaka kugushimira. Sarah ati unshimira kubera iki? Paul ati ndagushimira kunkunda ndetse no gukunda umukobwa wanjye. Gukunda uyu muryango ndabigushimiye cyane. Warakoze kunyemerera gutangira ubuzima bushyashya hamwe natwe. Ndashaka ko ku maso yawe ikindi gihe wongeye kurira azaba amarira y'ibyishimo. Ndabigusezeranije. Ubwo yahise amusoma. Arangije aramuhobera. Inkuru yacu tuyitangiriye aho tubona abagabo babiri bari kuganira. Umwe yari yambaye ipantaro y'umukara. Aramubaza ati none se bro umupango wawe ni uwuhe? Hashize amezi 6 warakoze divorce na Beatrice kandi ndabizi neza nyine ko aba ari ibibazo nyine ku mugabo. Ubwo umugabo wari wambaye imyenda y'ubururu arangije ati nyine umupango nuko dutegereje passport ko ziza hanyuma tukagenda tukava muri iki gihugu nyine tukajya gutangira ubuzima ahandi hantu. Kubera ko nukuri ntakubeshye ndarambiwe pe. Ndarambiwe kuba muri iyi nzu ihora inyibutsa Beatrice kandi ntago mbikunda pe. Mushuti we aramubwira ati ndakumva neza bro. Nukuri nyine ni ikintu cyiza mushaka gukora. Wa mugabo w'imyenda y'ubururu arangije aramubwira ati reka nkubwire nukuri ntago nabyishimira ndetse sinabyemera kubona ndyamana n'abandi bagore umukobwa wanjye ari kureba. Byamwangiriza ubuzima kandi ntago nabyemera. Inshuti iti ndi kumwe nawe brother. Umugabo w'imyenda y'ubururu ati mu by'ukuri ntakubeshya ibintu natwe byatugizeho ingaruka. Kuba hadahari byatugizeho ingaruka. Rero nta yandi mahitamo dufite uretse nyine gukomeza ubuzima. Nicyo kintu dufite gukora rwose. Ahubwo ndabona igihe kigeze cyo kugira ngo njye kuzana umukobwa wanjye ku ishuri. Ibaze ko mperuka kujya kumufata mu cyumweru gishize. Rero ntago bijya bimushimisha. Ubwo yahise haguruka ajya hejuru kuzana imfunguzo z'imodoka kugira ngo ajye kuzana umwana. Umunsi ukurikiyeho barakwereka umwana ubwo yari ari mu buriri arimo kurira. Papa we ubwo yaraje arangije amusanga ku buriri. Aramubaza ati hani ese byagenze bite? Kubera icyo ubabaye gutya? Umwana ati papa nukuri nkumbuye mama ndashaka kumubona. Uyu munsi ku ishuri numvisha abana bari kuvuga ku babyeyi babo gusa njyewe nta kintu nari mfite cyo kuvuga. Papa ati unyihanganire mwana wanjye nukuri papa gusabye imbabazi cyane ngaho mbabarira wirira mama yaragiye ariko nyine vuba azaza. Umwana ati papa ryari? Nukuri nshaka kubona mama. Papa ati nukuri humura vuba ha ntago nyine nakubwira ngo ni ryari ariko nyine vuba rwose azaza. Mbabarira basureka kurira ibi bintu wibikorera daddy. Umwana ati papa base namuvugisha kuri telefone. Papa we aranje ati mwana wanjye nukuri nyine kuvugana na mama byakabaye bikunze ariko ntago biri bukunde gusa ndagusezeranya ko naramuka mpamagaye nzareka muvugane. Ubwo yahise afata umwana aramuyambira. Bwarakeye mu gitondo bagiye kujya ku ishuri. Umugabo araza muri saro asanga umwana yamaze kwitegura. Arangije aramubaza ati hey my love uriteguye tujye ku ishuri? Umwana ati yego papa. Papa ati rero umwana wanjye uyu munsi nuva ku ishuri ndashaka kugusohokana. Ndashaka ko uza kuntegereza hanyuma nkaza kugucyura. Umwana ati papa ubwo se nuramuka utinze koko? Buri gihe uzutinze. Papa ati humura mwana wanjye mbabarira nukuri uyu munsi bwo ndaza hakiri kare. Umwana ati nsezeranye papa. Ubwo papa we yahise amusezeranye bahita bagenda. Barakwereka umwana yavuye ku ishuri aricara ategereza papa we. Atangira kureba ku masaha bisa nkaho papa we yari yakerewe tena. Akiri aho ngaho hari umukobwa watambutse. Abonye ukuntu umwana yababaye arahagarara. Arangije asubira inyuma. Aramubaza ati umeze neza? Umwana ati umugoroba mwiza. Umukobwa ati hanyuma kubera iki wicaye wenyine hano? Umwana ati papa yari yambwiye ngo mutegerereze hano. Umukobwa ahita amubaza ati hanyuma utegereje igihe kingana iki? Umwana arangije ati namutegereje amasaha 2. Umukobwa ati kubera ko iri shuri ndabizi neza ko hashize amasaha 2 bafunze ubwo wari ukicaye hano? Umwana ati buri gihe papa ageza kuntwara atinze. Umukobwa ati birasa nkaho ushonje kandi unananiwe. Umwana ati yego.
umukobwa arangije abaza umwana ati ese wabyemera ndamutse nkutwaye nkagira ikintu nkugurira? Umwana ati nabyemera nta kibazo. Umukobwa arangije aramubwira ati ngaho tugende kugira ngo ubone uko uza kugaruka utegereze papa wawe. Ubwo bahise bajyana, barakwereka bakiyava hari imodoka yaturutse hirya, ubanza ari papa wa mwana. Yaraje asanga aho yari guhurira n'umwana adahari. Arangije ati ariko nari namubwiye ngo ntegerereze hano. Ubwo yatangiye guhamagara ati sisi. Ubwo yahise asubira mu modoka vuba vuba kugira ngo ajye kureba umwana, kugira ngo ajye gushakisha umwana. Yatwaye imodoka agenda ashakisha umwana we, areba mu muhanda. Yageze kuri ka supermarket, akiyaparika umwana we ndetse na wa mukobwa bahise basohoka muri ka supermarket. Umwana akibona papa we yahise yirukanka amusanga, barahoberanye. Papa ahita amubaza ati nibiki byakubayeho ko nakubwiye kuntegereza? Kubera iki wagiye? Umwana ati nari nkutegereje, gusa uyu mukobwa mwiza yahise amfata aza kungurira ibyo kurya, cyane ko nari nshonje papa. Ubwo umugabo ati hayi, nukuri wakoze cyane, wakoze kumfashiriza umwana. Umukobwa ati oya nta kibazo, nibyo nagombaga gukora kubera ko nubundi nita ku bana, niko kazi nkora rwose ko mu rugo kwita ku bana. Umugabo ati wakoze cyane. Ubwo barapeperanye, barangije bajya mu modoka barataha. Ubwo bageze mu rugo ku mugoroba bagiye kuryama, isi yari yaje kumureba mu buriri kugira ngo baganire. Umwana ati papa yantwaye kuri supermarket maze angurira ice cream ndetse na biscuit. Papa we ati mbega ibintu byiza, nukuri ashobora kuba ari umugore mwiza. Papa ahita amubaza ati none se nta zina ryo yakubwiye? Umwana ati papa oya, gusa biriya bintu ntabwo ari byiza, buri gihe uhora utinda kuza kumfata. Papa ati mwana wanjye nukuri mbabarira ndakwinginze, nyine nagize akazi kenshi ubwo ndangije nibagirwa nyine isaha utahiraho, gusa ariko ndakwinginze mbabarira. Umwana ati nakifuje ko mama yakabaye ari hano, yari kuba yanahamagaye abantu baza kuntwara. Papa ati mwana wanjye nukuri papa wawe agusabye imbabazi, ntago bizongera kuba, ndabigusezeranyije, ngiye kujya mpora nza kugutwara. Umwana ati papa nsezeranya. Ubwo papa yahise akubita ku gatuza ati ndagusezeranije mwana wanjye. Umwana ati oya papa, pink promise. Ubwo yahise amuha pink promise, arongera aramupromisinga. Ubwo yahise amuhobera disi, aramubwira ati ukeneye kuryama hakiri kare kugira ngo ejo uzabone uko ujya ku ishuri. Umwana yahise aryama, abwira papa ati ugira ijoro ryiza papa. Papa we arangije ati se ntago urasenga? Ngaho funga amaso yawe ubundi uvugane n'Imana, ngaho reka dusenge. Ubwo barasenze, barakwereka umugabo ubwo yari ari mu kazi. Umwana yaraje ati papa wambabariye ukamfasha gukora homework. Ubwo yaramufashije gukora homework. Inshuti ye yarongeza kumusura, barongera baraganira nk'uko bisanzwe. Arangije aramubaza ati Paul, kumbe wa mugabo yitwa Paul, ese byibura wigeze ugerageza kuzana umukozi kugira ngo abafashe? Paul ati Umukozi? Desmond, reka ibyo ngibyo tubyihorere. Kumbe inshuti yiwe yitwa Desmond. Hanyuma uri kuvuga ku biki Desmond? Umukozi wo mu rugo? Nta wundi muntu nshaka kubona muri iyi nzu. Ese ntago nigeze mbana n'umugore, ngiye nakongera kugarura umugore mu rugo? Kandi nyine umukozi wo mu rugo n'ubundi aba ari umugore. Mbabarira icyo kiganiro tunakireke. Desmond arangije ati Paul, ni ukuri akazi kaba mu rugo ntago wagakora wowe n'umwana wawe, urabizi neza ko kavunanye cyane, nyamara nushaka ubitekerezeho. Paul arangije ati ese twaganira ku bindi bintu bitari ibi? Desmond ati okay, ntacyo reka tubyihorere. Ubwo yahise yifatira telekomande akomeza kureba filime. Barakwereka Paul bwo yari ari mu cyumba, yagiye muri garde-robe akuramo umwenda w'umugore we Beatrice. Yahise atangira kujya mu bitekerezo ndetse ubona yuko ababaye cyane. Komeza kwitegereza umwenda, ubona ko bimubabaje cyane, hari ibintu uwo mwenda uri kumwibutsa. Yaje muri salo, ubona ko afite agahinda kenshi ndetse n'umubabaro. Barakwereka umugabo yaraye muri salo. Umwana aza kureba papa we muri salo, aramukangura vuba vuba. Arangije abwira papa ati papa nukuri nakerewe kandi uyu munsi dufite test mu gitondo. Ubwo papa we yahise abyuka n'ibitotsi byinshi. Umwana ati papa tugire vuba vuba ntaze gukererwa. Ubwo bahise bajya kwitegura. Yangiye kuganiriza inshuti yiwe, irangije iramuseka. Umugabo ati nta kintu gisekeje ariko kiri muri ibi ngibi, naraye nsinziriye mu ntebe, sisi niwe waje kunkangura mu gitondo. Byari nka saa 4 aza kunyibutsa ko afite test. Nahise numva nsebye pe, ariko nyine nagerageje guhisha isura yanjye kugira ngo ataza kubibona ndetse akabitekerezaho cyane.
ariko nasabye imbere y'umwana. Hanyuma noneho bipfira rimwe nasanze nta uniforme yiwe n'imwe imeshe. Ibaze ko uyu munsi yajyanye imyenda isanzwe ku ishuri. Desmond inshuti yiwe iramubaza ati ese ushaka ko nzabikubwira kugera ryari koko? Igisigaye noneho uzibagirwa imfunguzo mwese murare hanze. Nyine ndi kubyumva uri kugerageza guhisha ibyabaye hagati yawe n'umu ex wawe. Nyine uracyameze neza rwose, gushaka undi mugore ni ibintu byoroshye cyane. Gusa ibihe muri gucamo biraza kugera ku mukobwa wawe kandi ntabwo biramugwa amahoro. Basi bikore kubw'impuhwe z'umukobwa wawe. Ni ukuri shaka umukozi. Paul aranje ati uko byagenda kose ntabwo ibintu byakomeza gutya, ndaza kubitekerezaho mushake. Desmond ati ibyo ntibigutera ikibazo rwose, ndaza kugufasha kureba umwiza. Hanyuma ni ukuri kubera ko ibi bintu ntabwo mwabishobora. Paul ati ndakwinginze unzanire umukozi ariko mu mwana mwiza, sinkeneye akavuye mu nzu yanjye. Desmond ati humura rwose ndaza kubikoraho. Barakwereka ubwo Paul n'umukobwa we Sisi bari kurya, umwana ari gukomeza ajombagura ifoke mu biryo ariko atari kurya. Papa aranje aramubwira ati sheri wanjye ni ukuri ukwiriye kurya. Umwana ati papa ntago nshonje. Papa ati kubera iki? Umwana n'umubabaro mwinshi aramubwira ati papa uyu munsi nakoze kwizi kubera ko nakerewe, noneho inshuti zanjye zansetse kubera ko naje ntambaye n'imyenda y'ishuri. Papa ubwo yarengeye amusaba imbabazi aramubwira ati mbabarira, nyine ririya joro nari naniwe. Umwana ati papa n'ubundi umbwiye ibyo uhora umbwira buri gihe. Papa wiwe arangije amukuru aramubwira ati humura ndaza kubihindura, ntabwo bizongera kuba, ndabigusezeranije. Paul yabonye ko bitakunda arangije azana umukozi. Desmond yamuzaniye umukozi, arangije amuzanira wa mukobwa wigeze gufata umwana wiwe akajya kumugurira ibyo kurya. Aramubaza ati ese witwa nde? Umukobwa ati nitwa Sara. Paul arangije ati ariko ndi gutekereza narakubonyeho na mbere. Umukobwa yaramwibikije ati ni njyewe wigeze gufata umwana wawe umunsi yaragutegereje ariko ugakererwa. Ubwo Paul yarabyibutse ndetse n'inshuti yiwe Desmond irabyibuka. Paul arangije ati kamere yanjye ntabwo yigeze imbeshya ko nigeze kuba nakubonaho na mbere, ndetse numvishe ibyo wavuze ndanabyishimiye cyane, ngendeye ku buryo wafashije umwana wanjye. Nk'uko nabikubwiye mbere, nyine waba uri kumwe natwe amezi 3 cyangwa 4 mu gihe tugishaka visa yo kujya mu kindi gihugu. Ese ni byiza kuri wowe? Umukobwa ati ni byiza nyakubahwa, nta kibazo. Ngaho ngwino ngira ibyo nkwereka. Ubwo yahise amujyana mu gikoni. Yatangiye kumwereka ibiri mu gikoni. Arangije aramubwira ati okay tugende nkwereke n'ahandi. Ubwo bahise basohoka. Ubwo yamaze kubamwereka basubira muri salo. Aramubwira ati ndi umuntu uhora uri busy, rero ubufasha bwawe muri iyi nzu buzaba ari ikintu gikomeye. Icyo ugomba gukora ni ukwita kuri iyi nzu, gutunganya umwana umutwara ku ishuri, ukamufasha gukora homework, guteka, ukamenya ko n'urugo rumeze neza. Ikirenzeho noneho cy'ingenzi, wite ku kazi kawe. Ibintu ntigeze nkubwira cyangwa ntagutegetse gukora, ibyo ntago wemerewe kubikora. Umukobwa ati yego nyakubahwa. Paul arangije ati nkunda n'ibiryo byiza, hanyuma igihe cyose uzi neza ko ugiye kumpa ibiryo, banza umenye neza ko ibyo biryo ari ibiryo byiza. Ikindi cya nyuma, umukobwa wanjye arakubagana, rero ugomba kumwihanganira. Ndizera ko igihe kinini ari wowe muzajya muba muri kumwe. Ni ibyo ngibyo rero nta bindi. Niba hari ikindi ujye uhita umbwira nta kibazo. Umukobwa ati urakoze nyakubahwa. Umukobwa yahise amubaza ati none si nyakubahwa, wigeze urya ibiryo byiza mbere y'ubu ngubu? Paul ati niyo mpamvu nakuzanye hano. Ubwo umukobwa yahise ajya mu gikoni, ndetse na Paul ubwo yahise azamuka ajya mu cyumba cyiwe, upper stairs. Amasaha yo kujya gukira umwana yarageze. Ajya kumuzana, amugejeje mu rugo, umwana abona wa mukobwa bigize guhura. Arangije abaza papa ati papa ko iki uyu muntu ari hano? Papa ati ese uracyamwibuka? Umwana azunguza umutwe ati ndacyamwibuka, yagumanye nawe wa munsi nari natinze kuza kugufata, ni tantine wawe mushyashya rero. Umwana ati papa njye ntabwo nshaka umutantine, icyo nshaka ni mama wanjye. Ubwo umwana yahise abataho ngaho ahita yigira mu cyumba. Sarah arangije abwira Paul ati nta kibazo. Paul ati wihanganire basi imyitwarire y'umwana wanjye. Sarah ati erega aracyari mutoya, ndaza kumusanga muganirize nta kibazo. Ubwo Sarah yahise asubira mu gikoni, Paul ajya kureba umwana hejuru kugira ngo amuganirize. Barakwereka ubwo umwana byari mu gitondo agiye ku ishuri. Sarah arimo aramutegura kugira ngo agende, agiye kumufungira inkweto. Umwana aranga ati oya ndaza kubyikorera. Sarah ati ndabizi neza ko wabyikorera, gusa ariko ndabizi neza ko ndi kugerageza kugira ngo
ugire vuba vuba ujye ku ishuri udakererwa. Umwana ati ariko nabyikorera nk'uko nabikubwiye. Sarah arangije aramubwira ati ndabizi neza ko nyine bigoye ukumbuye mama wawe pe, ndetse wifuza ko aba hano. Njye ntabwo nkeneye muri iyi nzu, gusa ariko ni njye uri hano, ndi hano kandi kugira ngo ngufashe. Ese wambabarira basi nkakora akazi kanjye? Umwana ati ibyo nabyikorera, ahubwo mbabarira ndeke njyenyine. Umwana ubwo yagiye gufunga. Umukobwa ati buretse. Sarah arangije ati mama wawe nyine yakabaye ari hano akora vuba vuba, akwitaho, akugurira ibintu byiza, ice cream, akugurira keke. Umwana ati uravugisha ukuri? Sarah ati yego ndavugisha ukuri, azabikorereza rwose ibyo vuba, gusa ariko nureka nkakora akazi kanjye turaza gukina nuva ku ishuri. Umwana ati nsezeranya. Ubwo bahise bahana amasezerano nk'uko ajya bigenza na papa we. Ubwo yaramuretse aramufungira inkweto, arangije ajya kumuhereza breakfast kugira ngo ajye ku ishuri. Ubwo papa we mu minota mikeya yahise abasanga ku meza, aramuganiza aramubwira ati ndabona uri muri mood nziza. Ubwo umugabo yahise ahaguruka aragenda, umwana asigarana na Sarah ubona ko yamwishimiye. Noneho barakwereka yatangiye kujya amukoresha homework, ubona ko umwana yatangiye no kumenyera ndetse no kumukunda cyane. Batangiye kujya mu buriri akajya amusomera ibitabo, batangira kumenyerana bishimana, ubona ko akana katangiye kumukunda ndetse no kumwiyumvamo. Ubwo umwana yararyamye, ubwo yamaraga kumusomera story umwana akaryama agasinzira neza. Barakwereka umukobwa yararyamye mu ntebe, byari mu masaha akuze. Umugabo yaratashye, agiye kubona asanga umukobwa yamutegereje muri salo. Yaraje aramukangura ati Sarah. Sarah ati ni karibu nyakubahwa. Paul arangije aramubaza ati kubera iki waryamye hano muri salo? Sarah ati nari ngutegereje. Paul ati si ngombwa kuntegereza, nyumva kandi unyumve neza, nibijya bigera saa 3 ntaraza bizaba bisobanuye ko nagize akazi kenshi, ujye ugenda uryame ntukajye wirwa untegereza. Umukobwa ati ariko nari nagutegura ibya nimugoroba, ese nabizana ukarya? Umugabo ati oya ntago nshonje cyane ko bwanije. Ubwo bahise bajya kuryama. Ubwo Sisi na papa we bari muri salo, papa we warimo aramutonganya cyane kubera ko yari yagize amanota makeya mu ishuri, yari yatsinzwe. Papa amubwira nabi bikabije cyane. Umwana yarababaye ajya mu buriri ararira. Yari ari kumwe na Sarah. Umwana arangije abwira Sarah ati papa ntago yigeze ambwira nabi bigeze ahangaha. Sarah arangije aramubwira ati nyine urabyumva, ahari yatunguwe n'amanota nyine wagize, arangije nyine arakurakarira, akaba ariyo mpamvu yakubwiye nabi. Umwana ati kuva mama yagenda ibintu byarahindutse. Sarah ati ihangane ntago uzongera gutsindwa kubera ko ndabizi kuri umukobwa uzi ubwenge, ikindi kandi ndagusezeranya ko noneho nanjye nzanagufasha, humura rwose nzagufasha, ubutaha papa azaterwa ishema nawe. Umwana ati urakoze cyane basi niba uzamfasha. Sarah ubwo yabwiye umwana ati hanyuma se urakibuka ingamba zacu? Umwana ati yego ndabyibuka. Sarah ati wabikora? Umwana ubwo yahise afata mu gatuza, arangije ati ndi umusitari ndetse ndanashininga cyane, ndi mwiza, Imana irankunda ndetse ngomba kureba hazaza, amen. Ubwo bahise bahana high five. Arangije abwira umwana ati ngaho hanagura ayo marira. Umwana aramubwira ati urakoze cyane. Umubyeyi yagiye kwitekerezaho yibuka ko yabwiye nabo umwana, yaje kumusaba imbabazi. Aramubwira ati papa ari kugusaba imbabazi kubw'imyitwarire yakugizeho. Umwana ati papa ni ukuri nakubabariye kandi nanjye mbabarire ko natsinzwe teste. Umwana ubwo yahise abaza papa ati papa none se na Sarah wamuzaniye ice cream? Papa warumirwa ati oya. Umwana ati papa ni ukuri nawe wari kuba wamuzaniye ice cream kubera ko hari byinshi yankoreye? Papa ati ubwo wishimye nta kibazo nawe nzamuzanira ice cream. Umwana ati urakoze papa. Ubwo yahise amuhobera. Barakwereka umugabo ubwo yaravuye ku kazi yatashye yasinze. Arangije ati ni ukuri mfite uburibwe bukabije. Sarah ati ese nyakubahwa ibintu byose bimeze neza? Umugabo ati ntago bimeze neza nyine ngo nabikubwiye. Sarah ati nyakubahwa ihangane basi. Umugabo ati kubera iki twabanye kiriya gihe kingana kuriya? Byari byiza cyane, ni ukuri twari umuryango mwiza, ariko yancaga inyuma, yajyaga aryamana n'abandi bagabo batandukanye kandi ndabizi nari muhagije mu buriri. Ntago nyine ibyo bintu njye nabikunze. Noneho yanywaga n'ibiyobyabwenge kandi ntago nashakaga ko umwana wanjye akura agakurana n'umubyeyi wakundaga kunywa ibiyobyabwenge. Ubwo uko bivuga gutyo niko yaryamaga ku mukobwa amwegera wagira ngo agiye kumusoma. Paul ati ese kuki abagore bameze kuriya? Ni ukubera iki? Gusa ariko wowe uri umuntu mwiza, ese wari ubizi? Umukobwa ati yego ndi umuntu mwiza. Paul arangije ati erega niyo mpamvu nkukunda,
ndagukunda. Ubwo Sarah yahise aseka nawe cyane ko sebuja yari yasinze. Arangije ati reka basi nkujyane hejuru. Paul arangije ati ariko nsezeranye ikintu kimwe, uranjyana hejuru kubera ko uri umugore mwiza. Ubwo umukobwa yahise amufata amujyana kuryama cyane ko yari yanasinze yananiwe cyane. Bwarakeye mu gitondo umugabo aza ari kubaririza umwana we ati umwana wanjye ari ndakwinginze igihe cyo kujya ku ishuri cyageze, mutunganye vuba vuba mujyane ku ishuri. Sarah ati waramutse nyakubahwa, erega ubu ngubu tuvugana yageze ku ishuri, namujyanye ku ishuri. Paul ati ngo wakoze iki? Umukobwa ati namutwaye ku ishuri kubera ko watashye wasinze uraryamira, ubwo rero byabaye ngombwa ko mutwara ku ishuri. Paul ati ejo byagenze bite? Bisa nkaho nyine nabyibagiwe. Umukobwa ati ejo watashye utinze kandi wari wanasinze. Paul ubwo yabaje umukobwa ati ese umwana wanjye yigeze mbona nasinze? Sarah ati ntago yakubonye kubera ko yagutegereje waje utinze yari yasinziriye, gusa ariko ni ikintu cyiza kuba atabonye papa we yasinze. Papa ati Imana yanjye Imana ishimwe kuba atambonye, gusa ntutekereze ko ibingibi biri mu kazi kawe ushinzwe, wowe ukomeze urebe akazi kawe. Sarah ati ariko warumbajije ikibazo kandi byari ngombwa yuko ngusubiza. Paul ati komeza urebe akazi kawe kakureba. Umukobwa ati yego nyakubahwa. Paul arangije ati ngaho ntegurira icyo kurya, hanyuma ngiye hejuru wowe nusoza uhita umpamagara. Umugabo ubwo yahise asubira mu cyumba, umukobwa nawe akomeza guhanagura kuko ari byo yari arimo gukora. Ibyo kurya byaratunganye, umukobwa ajya kureba bosi we mu cyumba. Umukobwa yinjiye mu cyumba cya bosi wiwe, barangije bararebana barikanga. Umukobwa aramwitegereza, umugabo nawe atangira kumwitegereza. Arangije aramubwira ati ese nta nubwo uzi gukomanga ku rugi rw'umuntu? Sarah yatangiye kurya iminwa. Arangije ati nashakaga kugira ngo nkubwire ko ibyo kurya byatunganye. Umugabo ati sawa, hanyuma rero ndaje. Umukobwa gusohoka byaramunaniye agenda ikinyumanyuma. Umwana yakomeje kujya aganira na Sarah, wabonaga ko bamaze guhuza rwose. Ubwo Sarah yaramubwiye ati ese wambwira kuri mama wawe? Umwana ati mama yari nk'isi kuri njyewe, buri gihe yahoraga anyitaho akangurira ice cream, inkweto, imyenda n'ibintu byinshi byiza kandi nakeneraga. Rimwe na rimwe nyine tukanashwana, buri gihe niyumvaga nabi iyo nabonaga ari gushwana na papa. Umunsi umwe navuye ku ishuri nsanga mama ntawe uri hano mu rugo. Mbajije papa arambwira ati araza gutuma mvugana na mama. Nakomeje gutegereza. Sarah arangije abwira umwana ati humura, mu gihe cya nyacyo uzavugana na mama wawe. Umwana ati ariko ubu ngubu nyine bitewe n'igihe gishize hari umuntu nshaka ko ambera mama. Sarah ati humura rwose nyine tuzagenda dushaka uwo muntu ushobora kuba mama wawe. Umwana ati none se urabitekerezaho iki ndamutse nkwinginze ngo ube mama wanjye? Sarah ati ngo iki njyewe? Umwana azunguza umutwe ati yego. Sarah ati ntago mbitekereza njyewe. Sisi arangije ati erega uri mwiza kandi uzi no guteka, ndashaka ko mbera mama pe. Sarah arangije ati urakoze kubw'amagambo meza umbwiye, gusa nawe uri kubona ukuntu ubuzima bugenda. Umwana yahise abwira Sarah ati papa akunda umureti, ahubwo umunsi umwe reka tuzawumutekere. Sarah yahise abwira umwana ati sisi kubera ko ushaka ko nkubera mama ntago bisobanuye ko na papa washaka ko mubera umugore. Sisi arangije ati humura rwose ibyo ndaza kubiganira na papa. Sarah ati sisi ubuzima ntago ari uko bugenda, ntago ngo kubera ko ushaka ko nkubera mama bihita bisobanura ko mpita mba mama wawe, ariko nyine humura papa wawe ndaza kumutekera ibiryo byiza akunda. Umwana ati okay nta kibazo. Umwana yatangiye kujya asanga Sarah mu gikoni bakaganira, ndetse ubona ko umwana yatangiye kumwisanzuraho ndetse no kumukunda cyane. Sarah yabashyiriye ibiryo ku meza, umugabo ati ibi ni bya biryo rwose nkunda. Umwana ati ndetse yananyigishije guteka. Arangije asaba papa we arambwira ati papa ese wareka Auntie Sarah akaza tugasangira ku meza? Papa we aramwitegereza. Papa we ati nta kibazo rwose. Umwana ubwo yahise amuhamagara. Sarah araza. Se w'umwana ubwo yahise amubwira ati ese wazana ibiryo byawe ukaza tugasangira hano ku meza? Ubwo yahise ajya kubizana. Umwana ubwo yari ari kumwe na papa we mu cyumba ari kumwereka utuntu tw'udufoto kuri telefone. Arangije ati papa ese nagusaba faveri? Papa ati icyo ukeneye cyose mwana wanjye. Umwana ati none se papa ese wareka Auntie Sarah akambera mama? Papa we yahise yikanga ngo iki? Sisi arangije ati erega yaranyigishije ajya nsomera ibitabo ku buriri, naramwinginze ngo ambere mama ariko yarabyanze, gusa ariko natekereje niba basi wabijyamo wamumbwirira akambera mama. Umugabo byaramucanze. Arangije abwira umwana ati okay nta kibazo ndaza kureba icyo twabikoraho.
Umwana ati oke papa urakoze. Umugabo yakomeje gutekereza ibintu umwana amubwiye, yibaza byinshi, yaraye adasinziriye ndetse atangira no kurira. Barakwereka Auntie Sarah nawe aho yarari, wabonaga nta mahoro afite ndetse ameze nkaho yabuze ibitotsi. Akiri aho ngaho ku rugi rwe barakomanze, hinjiye bosi wiwe. Yamusanze mu cyumba, arangije aramubwira ati ndashaka kukwishyura. Umukobwa ati ukwezi se kwari kwarangira? Paul ati ngewe nahisemo kukwishyura nona, ese hari icyaha kibirimo? Sarah ati oya urakoze cyane. Ubwo yahise amuhereza amafaranga. Paul ati ninjye wakabaye nkushimira kubera ibintu dukorera, cyane cyane noneho umukobwa wanjye Sisi. Ni ukuri ubu ngubu ameze neza kurenza ibihe bitambutse, ni ukuri warakoze. Sarah ati erega n'akazi kanjye mba ndi gukora. Ubwo yaramushimiye ati warakoze n'ukuri kandi ugira ijoro ryiza. Ubwo yahise yisohokera. Barakwereka umugabo yaratashye avuye ku kazi. Umukobwa nawe ari gusohoka ariko yarateruye ibintu byinshi mu ntoki atabona uko afungura umuryango. Ubwo yafunguye ikinyuma ari kugenda, arangije ahita amena amazi kuri bosi wiwe. Umukobwa ati ndakwinginze mbabarira nyakubahwa, ni ukuri ntabwo nari nakubonye, ndirukanwe sibyo? Ni ukuri nta kibazo, nta n'impamvu yo kuguhereza ibiryo, ndahita mbisubiza rwose mu gikoni, ubundi ngende mfata ibintu byanjye mpite ngenda. Gusa ariko ntabwo ibingibi nabishakaga, ntabwo nari nabipanze, ntabwo nari nabiteguye. Yakomeje gusaba imbabazi, umugabo aramwitegereza, arangije aramubwira ati ngwino tujyane ku isoko ujye guhaha kandi gira vuba vuba tugende. Umukobwa ati yego nyakubahwa. Ubwo yahise abisubiza mu gikoni kugira ngo yihute vuba ajyane na sebuja ku isoko. Yamushyize mu modoka baragenda. Hari umugore waje gukomanga ku rugi. Sarah yarakinguye. Arangije aramubaza ati hari umuntu uje kureba? Umugore ubwo yahise amubaza ati ese urinde? Hanyuma uri gukora iki hano? Sarah ati njyewe ndi umuntu wita kuri uru rugo. Hanyuma wowe urinde? Umugore ati nanje kureba umwana wanjye. Sarah ati ushatse kuvuga ko ari wowe mama wa Sisi? Umugore ati yego. Sarah arangije ati wihangane, mu mategeko nahawe ntago bigeze bambwira ngo nzakwinjize mu nzu. Umugore ubwo yaramusetse. Hanyuma ntago wigeze uhabwa amategeko yo gutuma ninjira. Ubwo agiye kwinjira, Sarah ahita amwitambika. Arangije aramubaza ati ese uri muzima? Njyewe ndashaka kwinjira kugira ngo ndebe umwana wanjye. Agiye kwinjira, ubwo Sisi yahise aturuka inyuma arasohoka. Amuhobeye umwana aramwiyaka. Sisi arangije ati mama, nyuma yo kudusiga waravuze ngo urankumbuye. Mama ati mwana wanjye ntago ari ibyo utekereza. Umwana ati mama nari gutekereza iki? Buri gihe wajya guza ukagenda ukagaruka, wumvaga ko ibyo bintu ngenda byakira. Umugore ati ese nibyo papa yakubwiye? Ese wareka basi nkinjira tukabiganiraho? Umwana ati oya waradutaye njye na papa, hanyuma kano kanya uraje. Njyewe umukobwa wakundaga waransize, hanyuma kano kanya ushaka ngo kugaruka mu buzima bwanjye. Umugore ati none se wambabara basi tukabivuganira mu nzu? Umwana ati oya twanabirangiriza hano mama. Umugore ati ni ukuri ntabwo ari ibyo uri gutekereza, wigerageza kumva papa wawe. Umwana ati ese uri mubyeyi iki uta umwana wiwe? Naragutegereje. Ubwo umwana yahise yikubita yigira mu nzu. Sarah ati wakoze kuza, hanyuma ntago ashaka kukubona. Iyo ni message kandi aranabikwibwiriye. Ese wadufasha ukagenda? Umugore ati nzagaruka. Ubwo yahise yikubita aragenda. Sarah yahise yisubirira mu nzu. Barakwereka Sarah ubwo yarateruye ibintu agiye kujyana mu modoka. Hari umusore wa Madrid yaraje aramwitambika. Arangije ati umeze ute mukobwa mwiza? Izina ryanjye nitwa Shedi. Wowe se witwa nde? Umukobwa ati nitwa Sarah. Umusore ati niba ntacyo bigutwaye se wambabariye ukampa nimero yawe? Sarah ati wihangane ntago naguha nimero yanjye ntakuzi. Akiri aho ngaho Paul ahita aza. Arangije ati ese nibiki biri kujya mbere hano? Arangije ahamagara Sarah ati Sheri uyu ninde se? Sarah yikanze. Ubwo yahise avugisha wa musore ati uri muri ba basore barebuzwa abakobwa b'abandi? Ubwo wa musore yahise amubaza ati none se muri kumwe? Paul ati yego rwose turi kumwe, ahubwo wimureba cyane. Gusa ibi ni ibisanzwe rwose, bisanzwe bimbaho iyo ndi kumwe n'abakobwa abandi bango bakaza bakabareba. Ubwo yahise amuhamagara umugore we kugira ngo uwo musore amutinye. Arangije amufungurira n'imodoka kugira ngo yinjire. Bahita bigendera. Inshuti ye yagarutse kumusura ariko igikunda kumuserereza cyane. Irangije aramubwira ati ubu ngubu noneho maze iminsi mbona wishimye, ahari umutantine wawe ari gukora akazi kiwe neza. Paul ati erega gukora akazi kiwe neza ni inshingano ze, cyane ko mbimwishyurira, yita ku mwana wanjye. Desmond ati erega ndabona ibingibi birenze akazi, wagira ngo hari ibindi bibiri inyuma rwose. Ariko buretse gato, ese ubundi uri impumyi? Man ufite umugore mwiza mu nzu. Paul ati ese man ibintu uri kuvuga uri kuganisha hehe? Ese ushaka ko nkora iki?
none se wumvaga nakwihorera umusore wese wari uri kumureba agakomeza akamureba? Namurindaga, ariko nta yindi mpamvu yatumaga amurinda, ni ibisanzwe. Reka nongere nkwibutse ko yita ku mukobwa wanjye. Desmond inshuti yiwe iti, njyewe mba nabonye ibintu byiza kandi ni nabyo nkwifuriza bro. Ufite wife material hano mu nzu, gusa ntago byumva. Paul ubwo yaramubwiye ati, gira ureba ibikureba bro, gira ureba ibikureba. Barakwereka ubwo Paul yari yasinziriye mu kazi, umukobwa yaraje amukoraho aramukangura. Ubwo yatangiye kumwitegereza ukuntu yari yambaye. Ni ukuri unyihanganire, nashaka gusoza akazi narindimo, gusa ariko nahise nsinzira. Gusa ariko meze neza, ndashaka gusoza kano kazi. Sara ati, niba nta kibazo rwose nyine ndi umuhanga muri ibi ngibi nagufasha. Ubwo yahise amuhereza imashini ndetse n'impapuro yari ari gukoreraho. Ubwo yahise ajya kuryama, umukobwa afata impapuro ndetse n'imashini ajya gukora akazi. Umugabo ubwo yagiye mu buriri atangira gutekereza ati, Paul, ese ni ikihe kibazo ufite? Kubera iki ntari guhagarara kumutekerezaho? Kuki nyine biri kungora kuba nabwira iriya nshuti yanjye Desmond yuko uri umugore wanjye? Umugore? Ese ubundi ubu byatangiye ryari koko? Urukundo wereka umwana wanjye rutuma ndushaho kugukunda, ugenda ufata umwanya mu mutima wanjye. Ariko reka ntuze, bizagenda binciramo uko iminsi izajya igendiza, kandekera kubitekerezaho mu mutwe wanjye. Umugabo ubwo yahise yiryamira. Bwarakeye mu gitondo ubwo umugabo yaragiye kujya ku kazi, ageze muri saramanje asanga umukobwa yasinziriye imbere y'imashini. Aramwegera aramubaza ati, wasinziriye? Umukobwa yahise yigorora. Paul ati, njyewe ntago nigeze nkwaka ubufasha, wowe wansabye kumfasha urabyihatiriza, none reba waraye hano, wari kubyihorera nkabikomeza mu gitondo. Ubwo yahise akurura imashini kugira ngo ayifunge. Arebye arumirwa, arebye neza asanga akazi kose umukobwa yakarangije ndetse yanabikoze neza kurenza uko we wajya abikora. Aranje ati, wow, biratangaje rwose. Umukobwa ati, nagerageje kubisoza mbere ko saa 9 zigera, ntago natekerezaga ko ndi businzirire hano, ariko nagerageje kugira ngo mbanze mbisoze, unyihanganire basi. Paul ati, ni ukuri ko Imana nta kibazo, kubera ko wakoze akazi gakomeye ndetse wabikoze neza kurusha uko njye mbikora, ni ukuri wakoze cyane. Umukobwa ati, erega nari ndi gukora akazi kanjye, ndi kugerageza no gufasha. Paul ati, ni ukuri ndakwishimiye, ndaza kugira ikintu nkuzanira. Ubwo yahise abika imashini ahita ajya ku kazi ubona ko yishimye. Sara ndetse na Sisi bakomeje kujya bigana. Umwana ubwo yahise abaza Sara ati, ese ugira isabukuru ryari? Sara ati, si ngombwa kumenya birthday ya auntie, wowe ufite gutekereza ku masomo yawe nta kindi. Umwana ati, ese birthday yawe iba ryari? Umukobwa ati, ntekereza ko ari mu cyumweru gitaha, azaba ari ku cyumweru. Umwana ati, wow, ese ko icyo utabimbwiye? Sara ati, kubera iki ubundi nari kubikubwira, ahubwo reka dukomeze twige. Sisi aranje ati, ndaza kubibwira papa agushakira impano nziza. Sara ati, ntago ufite kubikora. Umwana ati, buri gihe rega unyereka ubumuntu ukanyereka ubugiraneza bwawe, hanyuma se ubwo njyewe nakora iki koko, naguhemba iki? Cyane ko mu minsi mikeya papa yambwiye ko tuzajya muri Amerika. Ni byiza rwose, narabyishimiye, ahubwo nzishima ari uko tujyanye. Sara ati, ntago mbizi. Papa wabwo yahise yinjira. Umwana ahaguruka ajya kumuyambira. Aramubaza ati, umeze neza? Umwana ati, yego meze neza papa, Auntie Sara yatumye nduhuka, ndetse afite anniversary muri kiriya cyumweru gitaha, azaba ari ku cyumweru. Sara ubwo yahise yumirwa. Papa we ati, wow. Sisi ati, papa ndashaka ko nyine uzanamuzanira gift nziza. Papa we ati, yego nzabikora. Ubwo yahise abwira umwana ati, jya hejuru, kubera ko papa hari ikintu ashaka kuvugana na Auntie Sara. Umwana ubwo yahise yigira mu cyumba hejuru. Paul ati, natekereje kukuzanira ikintu runaka, ndi kugushimira kubw'ibyo wankoreye nimugoroba. Umuntu wese yatangaye muri office. Ni ukuri wakoze Sara. Ubwo yahise amuhereza gift yari yamuzaniye. Ni ukuri wakoze kumbera umuntu mwiza. Sara ati, ni ukuri wakoze nawe nyakubahwa, felicitation ku bwa visa yawe. Ubwo yahise ajya mu gikoni kumurebera ibyo kurya. Ubwo Paul yari ari kuri telefone arimo aravugana n'inshuti yiwe Desmond. Sisi yavuye mu cyumba hejuru araza asanga papa we ari kuvugira kuri telefone. Aranje ati, Uncle Desmond ashaka kuvugisha. Umwana ati, umeze Uncle Desmond? Ubwo umwana yahise ahaguruka ahita ajya kuvugira kuri telefone hejuru. Papa we yasigaye muri salo. Aranje ati, nusoza kuvugana na Desmond unzanire telefone. Barakwereka umwana ubwo yari aryamye yaratekereje, aranje ahita avuza induru. Ubwo Paul ndetse na
Sarah baje birukanka bafite ubwoba bati umeze neza? Papa ati uzi uko nkanze? Ese umeze neza? Umwana ati ntago nshaka kuryama njyenyine. Sarah ati byagenze bite se? Ugize inzozi mbi? Umwana ati oya, gusa ariko mfite ubwoba, ntago nshaka kuryama njyenyine. Sarah ati okay, ndaguma hano nta kibazo. Umwana ati oya, ndashaka ko wowe na papa mwembi muguma hano. Papa we ati mwana wanjye, reka Auntie Sarah agumane nawe. Papa afite ibintu byinshi byo gukora. Umwana yahise ababara ati papa nukuri ndakwinginze, ni igihe kinini utari kumwe nanjye. Ubwo yarabinginze, papa we arabyemera. Ubwo barasinziriye mu ijoro. Umwana arangije arabyuka, yarabaryamye hagati. Arangije arabyuka gahoro gahoro kugira ngo atabakangura. Ubwo yarakinguye, arangije arabakingirana. Nabo bararyamye disi, nta nubwo bari bamenye ko umwana yabavuye hagati yagiye. Barakwereka Sarah yakangutse hakiri kare, atangira guhamagara umwana ati sisi umeze neza? Ubwo umugabo nawe yahise akanguka. Sarah yageze ku rugi yumva rurakinze. Umugabo abyutse nawe yumva urugi rurakinze. Baguma mu cyumba. Bahamagaye umwana yanga kubitaba. Bakomeza gukomanga. Umugabo ati sisi kingura urugi, papa akeneye kujya ku kazi. Bakomeje guhonda urugi ariko umwana ntago yari ari kubakingurira. Ubwo umukobwa yatekereje neza ahita aseka. Arangije ati erega yadufungiranye wagira ngo hari gahunda afite. Afite imipango yiwe. Ubwo barongeye urugi bararuhondagura. Ubwo Sarah yararambiwe yiyicarira hasi. Umugabo ati birangiye uvuye ku bintu. Bageze aho bicara hasi bariyakira, batangira kuganira rwose banaseka ubona ko bahuje. Papa we ati sisi rwose agira vibe ntajya menya aho ziva, akunda imikino cyane. Sarah ati akunda gukubagana pe. Papa we ati ngiye kujya muhamagara drama queen. Sarah ati rimwe na rimwe nyine nubwo akubagana ariko disi ni umwana mwiza. Papa ati ndamukunda cyane, nkunda kuba ndi hafi yiwe kubera ko atuma nishima. Gusa iyo bigeze ku gice cy'imikino rwose mana yanjye. Ubwo bahise baseka disi ubona ko bishimye. Arangije abaza Sarah ati ndabizi neza ko ufite amatsiko yo kumenya mama wacu. Paul ati erega twarabanaga ndetse twari umuryango wishimye. Igihe cyakomeje kuza atangira kujya anywa ibiyobyabwenge, atangira kuba mu buzima bubi pe, kujya ataha bwije, atangira kujya akora ibintu bitari byiza. Narabimubwiye ndetse ndanamwihanangiriza. Namubwiye kubirekera, gusa ahubwo nibwo yatangiye noneho kubinezerwa. Ntago nigeze nishimira ko umukobwa wanjye yazagira ubuzima bubi. Ubwo nibwo nahise nshaka ibyangombwa bya divorce. Kubw'amahirwe urukiko nyine rwaranyumvise ndetse bampa n'uburenganzira bwo kwita ku mwana. Ntago nigeze nifuza ibi ngibi ariko narabikoze kubw'umwana wanjye. Rimwe na rimwe nagombaga kuba mama ndetse nkaba na papa. Sarah ati ndatekereza nukuri uri umupapa utangaje. Sisi ni umunyamahirwe ko bagufite. Ndabizi neza ko utari perfect, ukora amakosa rimwe na rimwe, uratinda rimwe na rimwe, ariko imbaraga ubishyiramo nukuri umuntu wese yagukunda. Umugabo ati ariko nukuri ndagushimira. Arangije aramwitegereza disi, watumye ubuzima butworohera. Nukuri warakoze gukunda umukobwa wanjye ndetse no kumwitaho, umwitaho nk'umwana wawe. Sarah ati erega biroroshye kumukunda, mu by'ukuri nyine ni umwana mwiza. Ubwo bakomeje kwitegerezanya. Umukobwa atangira kwegera umugabo kugira ngo amusome. Bakiri aho ngaho sisi yahise akingura. Paul yari arimo gutonganya inshuti yo Desmond. Ambwira ati Desmond ufite ikihe kibazo? Kubera icyo wabwiye umukobwa wanjye kudufungirana mu cyumba njye na Sarah? Desmond ati ese kubera iki ntakora ibintu nk'ibyo Paul? Njyewe yaraje ambwira buryo ki ashaka ko Sarah amubera mama. Rero nta wundi mupango nari mfite uretse uriya. Rero nari mfite kubikora. Nukuri uriya mukobwa ni umukobwa mwiza kandi abizi neza ko umukunda rega. Nuko wihagazeho watinye kubimubwira. Gusa ariko nta kindi ufite wowe bimubwira. Paul ati mani mfite ubwoba ibyo tunabyihorera. Paul ubwo yaganirije Sarah ati nkuko nabikubwiye ubushize, njyewe na sisi umukobwa wanjye tugiye kujya mu kindi gihugu. Natekereje ko natuma ubimenya kano kanya none. Sarah ati ni byiza. Paul ati nkuko nari nabikubwiye, nashaka kukumenyesha ko ubu ngubu utakigukeneye nk'umukozi hano. Warakoze kubwa buri kimwe wadukoreye. Warakoze kuhaba kubw'umukobwa wanjye. Warakoze kuhaba kubwanjye. Mu by'ukuri sinzi ukuntu nagushimira kugira ngo basi ubyumve. Nukuri uratangaje. Umukobwa ati urakoze nyakubahwa. Nukuri ni iby'agaciro.
ariko yabivuze ubona amarira yajenze mu maso. Kwita kuri uyu muryango ni ibintu nakunze ndetse byanryoheye cyane. Noneho kwita kuri Sisi yaramaze kuba nka mushiki wanjye pe. Hari ibintu byinshi yanyibukije ubwo nari ndi mu myaka nk'iyiwe. Umugabo ati Sarah urimo urarira? Umukobwa ati oya ntago ndi kurira, nyine ni ibintu bya allergy mfite. Umugabo ubwo yaramwitegereje aramubwira ati nta kibazo wakomeza ukambwira. Sarah ati ni ukuri Sisi nzamukumbura cyane. Paul ati ni ukuri natwe tuzagukumbura. Hanyuma rero ndaza kohereza amafaranga ujye kuba watangira business rwose, byibura kugira ngo tugushimire kubwo kuba waratubaye hafi. Umukobwa yahise ahaguruka aho ngaho ariko ababaye cyane. Umugabo yasigaye muri salo asigara yibaza ati Paul uratekereza ko iki ari igitekerezo cyiza? Bisa nkaho nawe bibaye bitamushimishije. Nyamara ni ukuri nkwiye gufunguka kubera we, ndetse nkamubwira nuko niyumva. Ngomba guhagarika ibi byose, ni ukuri nkamukunda ndetse nkamwereka ibyiyumvire mufitiye nkanabimubwira. Ni ukuri ngomba guhumuka pe. Sarah yagiye mu buriri ararira kuko yari amaze gukunda uno muryango. Yarababaye kumva ko bagiye kugenda ndetse bakajya kure yiwe, noneho hanze y'igihugu. Yari amaze kumenyerana na Sisi. Paul ubwo yari ari mu kazi, umukobwa yaje yihuta ati papa Auntie Sarah ntabwo ameze neza, afite umuriro mwinshi cyane. Ubwo umugabo yahise ahaguruka vuba vuba bahita basohoka bajya kumureba mu cyumba. Umugabo yatangiye kumwitaho kuko yasanze afite umuriro mwinshi cyane. Umugabo ati ese ubwo byari kugenda gute iyo Sisi ataza kumbwira ko meze gutya? Umukobwa ati nari natinye kuguhamagara ndi kwanga ko muhangayika. Paul arangije ati Sarah ntabwo ibyo bintu bikwiriye, erega ubu ngubu wamaze kuba umuryango, ni ukuri ugomba kumbwira icyo ari cyo cyose. Ubu se hagize ikintu kibi kikubaho koko ntabwo nazibabarira. Nyine wihangane, ibi byose ni ukubera ukuntu wakoze cyane no kugira stress. Ndakwinginze ubutaha ujye umbwira. Akiri aho ngaho akiri kumwitaho, Sisi yaraje azanye amazi mu kirahure yicara ku buriri, arangije aramubyutsa amuha amazi. Sisi na se ubwo bari kuganira, umwana yabwiye se ati papa none se ubundi twajyanye muri Amerika? Papa we ati yarabyanze. Umwana ati papa ni ukuri ndashaka ko tujyana muri Amerika nawe, icyo nshaka ni uko ambera mama. Papa we ati ushaka ko kubera mama wawe? Umwana ati yego papa. Papa ubwo yahise amubaza ati kubera icyo ushaka kubera mama wawe? Umwana ati ni umuntu mwiza. Umwana ati agira umutima mwiza, ni mwiza ndetse ajya anyitaho cyane. Papa we ati ni byiza rwose. None se yigeze kukubwira ko nawe ashaka kukubera mama? Umwana ati ntago yigeze abimbwira, ariko ndabizi neza ko ashaka kuba mama wanjye. Papa wiwe arangije aramubaza ati ese wakwemerera papa wawe agatekereza kuri bino bintu? Umwana ati nta kibazo papa. Ubwo yahise amuyambira. Sarah ubwo yari ari mu gikoni yari arimo kubika ibirahuri, hari ikirahure kimwe cyamucitse kimwikubita ku kirenge gihita kinameneka. Paul yumvise urusaku aza yiruka, aramubaza ati bigenze bite? Ubwo yahise amujyana muri salo atangira kumusigiraho umuti, atangira kumukandira. Paul ati ubutaha ujye wirinda. Sarah ati erega ntago bizongera kuba kubera ko ejo nzagenda, ndashaka kujya gushaka kandi kazi kubera ko murabizi neza ko mugiye kugenda vuba. Paul ati basi naho uzajya ujye wirinda. Umukobwa ati nzirinda nyakubahwa kandi murakoze cyane. Baricaye bombi bakajya babura icyo bavuga. Paul yari ari gufungura umuti akongera akawufunga, ameze nk'umuntu ushaka kugira icyo avuga ariko afite ubwoba ndetse afite n'isoni. Ari gufunga yongera afungura. Umukobwa nawe kuva aho ngaho byamunaniye. Paul byamwanze mu nda, arangije ati ese byagenda gute nkubwiye ngo ugumane natwe? Wagumana natwe? Sarah ati ntago nyine ndi kumva icyo ushaka kuvuga. Ese ni ukuguma hano mu gihe mutaragenda cyangwa nyine ni ugukora iki? Paul arangije ati Sarah ntago rega bikiri ibanga kubera ko natangiye kugukunda cyane, ndetse ntekereza ko wanabibonye kubera ko uri umunyabwenge. Nagerageje kwica amarangamutima ndimo, gusa ariko umunsi ku wundi byagiye bikomeza kunkomerera, nkomeza kugukunda cyane. Sarah ndagukunda cyane. Sarah arangije ati nyakubahwa ntago nzi icyo kuvuga, gusa ndabizi ukuntu Sisi anyiyumvamo, ndabizi ko ashaka ko mba mu buzima bwe. Niba ariyo mpamvu uri gukora bino, ni ukuri nta mpamvu ufite yo kubikora pe. Ngewe nzakomeza mbe hafi yanyu uko nshobojwe. Paul ati ntago ibingibi ndi kubikora kubera Sisi, ibi ndi kubyikorera kubera ko bindimo. Wanyita
wanyitayeho mu buryo nanjye ubwanjye ntatekerezaga. Wabaye umuntu utangaje kuri uyu muryango, watubereye umuntu mwiza. Sarah, ndagukunda. Nakomeje kurwana n'amarangamutima yanjye ngo agende, ariko byaranze. Ni ukuri ndakwinginze nyizera, njye ndiseriye cyane. Ndagukunda. Sarah ati, nanjye burya ndagukunda. Kuva ku munsi wa mbere nkubona, nakomeje kugira utwiyumviro, gusa ariko nabonaga rwose ntabikwiriye. Nakomeje kwigizayo amarangamutima yanjye, gusa ariko kumva uvuze ibi ngibi bisobanuye byinshi kuri njyewe. Ndabizi neza ko nyine igitsina gore muri rusange bavuga ko turi abantu babi rimwe na rimwe, gusa ariko wakunze umuntu ugukunda. Paul ati, none se urabyumva gute uramutse uje tukajyana muri Amerika tugatangirana ubuzima bushyashya nk'umuryango? Umukobwa agiye kuvuga, Paul ati, winsubiza nk'umukozi ahubwo nsubiza nk'umugore wanjye. Sarah ati, erega ni birebire, ese wampigiye basi nkabitekerezaho? Paul ati, nta kibazo rwose, fata igihe cyawe nta kibazo. Ubwo disi yahise amufasha guhaguruka, barangije bararebana, amaze kumwemerera urukundo. Inshuti we yaje kumusura, arayibwira ati, Desmond, iyi niyo minsi myiza nagize mu buzima bwanjye. Nta gihe nigeze numva mfite amahoro nk'amahoro mfite ubu ngubu. Sarah ni umugisha kuri njyewe ndetse no ku muryango wanjye. Aratangaje, ni mwiza, ni umuntu ukunda gukora, ni umugore w'inzozi za buri mugabo wese. Nari mfite ubwoba ko agiye kumpakanira, gusa ariko yambwiye yego. Desmond ati, ndakumva bro, kandi ndanakwishimiye cyane. Yahise asuhuza Desmond, arambwira ati, thank you man, ni ukuri uri inshuti nziza. Barakwereka Sarah, Sisi ndetse na papa we ubwo bari bicaye muri salo. Papa ati, mwana wanjye, mfite ikintu cy'ingenzi nshaka kukubwira, tekereza ari igiki? Umwana ati, papa tugiye kujya muri Amerika. Papa ati, ariko ibyo ngibyo urabizi, tekereza ni ikindi kintu kitari icyo ngicyo. Umwana ati, papa nta kintu ndi gutekereza, wowe mbwira. Papa ati, okay nta kibazo, reka ngufashe. Ubwo yahise arebana na Auntie Sarah, ahita amufata mu kiganza, aramubwira ati, njyewe na Auntie Sarah agiye kukubera mama wawe mushyashya. Umwana yarishimye, ahita yirukanka ajya guhera papa wiwe, cyane ko yari yarabimusabye igihe kinini. Arambwira ati, papa urakoze cyane. Arangije ahita ajya guhobera na Auntie Sarah. Arangije aramubwira ati, urakoze kwemera kumbera mama. Arongera aramuyambira disi. Bari bishimye cyane. Papa wiwe ubwo yahise amubwira ati, mukobwa wanjye, ngaho ugenda hejuru mu cyumba cyanjye unzanire telefone yanjye. Ubwo basigaye muri salo. Paul ati, ndashaka kugushimira. Sarah ati, unshimira kubera iki? Paul ati, ndagushimira kunkunda ndetse no gukunda umukobwa wanjye. Gukunda uyu muryango ndabigushimiye cyane. Warakoze kunyemerera gutangira ubuzima bushyashya hamwe natwe. Ndashaka ko ku maso yawe ikindi gihe wongeye kurira azaba amarira y'ibyishimo. Ndabigusezeranije. Ubwo yahise amusoma, arangije aramuhobera. Barakwereka yaraje aparika imbere y'inzu, arangije aravuga ati, nimugire vuba vuba indege itaza kudusiga. Ubwo Sarah ndetse na Sisi bahise basohoka mu nzu. Sarah ahita amuhobera cyane aranamuterura. Bakiri aho ngaho mama wa Sisi yaraje, azavuga ati, hanyuma murajyana ye n'umukobwa wanjye, muzi neza ko ibingibi birakunda? Paul ati, urakora iki hano? Umugore ati, hanyuma utekereza ko ufite uburenganzira bwo kuntwarira umwana? Paul ati, kubera ko uri umubyeyi mubi, kandi wibuke ko n'urukiko rwavuze ko nta n'urutoki uzigera ukoza ku mwana wanjye, hanyuma rero ugume kure yacu. Ubwo yahise abafata abijyana mu modoka. Umugore arabitambika. Paul ati, niba ufite ibibazo jya mu rukiko, njyewe ndaza kwitaba. Umugore yatangiye guteza akavuyo. Ubwo yatangiye gukurura umwana aramwiyaka. Yahise abwira Sarah ndetse na Sisi ngo nibajye mu modoka. Ubwo bagiye mu modoka. Paul ati, Beatrice, ndi kugerageza kwikontorora, ntumpatirize. Beatrice ati, kubera iki wikunda cyane? Kubera iki ushaka gutwara umwana nta no kumbwira? Ubwo Paul yahise agenda akinga inzu. Arangije amaze gukinga, araza yinjira mu modoka, bahita bigendera. Beatrice asigara yitonganya, avuga ati, nzashaka ubundi buryo kandi nzababona. Bavuye aho ngaho barigendera. N'agafilimi kacu nuko kagenze. Nakoze kubana nanjye muri iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kanda kuri buto ya subscribe, ujye muri comment umbwire uko wayibonye, mukomeze gukanda kuri buto ya like. Nkomeje gushimira urukundo rwanyu munyereka, nanjye ndabakunda cyane.